Urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwasabye abanyarwanda kugira amakenga igihe bagana za banki gushaka serivisi zitandukanye zirimo izo kubitsa cyangwa kuvunjisha amafaranga y'amahanga, kuko hari abatekamutwe bashuka bamwe mu baje gushaka izo serivisi babizeza inyungu bikarangira babibye. Reka none ngushimire kandi ngo ikaze ukomeje ukurikira Sade TV. Reka none ngusuza ari hose urereye mu Rwanda, abari mu mujyi wa Kigali, amajyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba ndetse n'iburengerazuba, tutirengagije n'abari muri diaspora nyarwanda mwese turabashuje kandi tubahaye ikaze. RIB yasabye abagana za banki kugira amakenga birinda ubutekamutwe bwadutse. Urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwasabye abanyarwanda kugira amakenga igihe bagana za banki gushaka serivisi zitandukanye zirimo izo kubitsa cyangwa kuvunjisha amafaranga y'amahanga, kuko hari abatekamutwe bashuka bamwe mu baje gushaka izo serivisi babizeza inyungu bikarangira babibye. Hashingiwe ku birego bitandukanye no mu bikorwa byo kurwanya no gukumira ubu butekamutwe, RIB yafashe agatsiko k'abamaze iminsi bakora ubu butekamutwe barimo Nkurunziza John wiyita Shumbusho Smaile, Dushimimana Emmanuel wiyita Christian na Gatongore Isa. Dore amayeri bakoresha bariganyuje muri banki. Aba batekamutwe bajya muri banki bakareba umuntu bavuga ko ubu asa n'udasobanukiwe agiye kubitsa, kuvunjisha cyangwa se amaze kubikuza amafaranga. Icyo gihe mwaramwegera bisa nk'aho ashaka kumusobanuza cyangwa kumwunganiriza ku buryo adakeka ko ari umutekamutwe. Buri wese muri aka gatsiko aba afite icyo ari bukore kugira ngo bumvishe bashaka kwiba ko nta kibazo cyabo. Umwe muri bo hari igihe yita umuntu utamenyerewe mu Rwanda akitwara nk'ufite amadolari menshi ariko adasobanukiwe ibyo kuvunjisha neza. Undi yigira nk'ushaka serivisi muri banki, undi akavuga ko nawe aje kuvunjisha ndetse ko afite amadolari. Mwavuga ko afite amadolari yegera wa muntu umaze kubikuza cyangwa ugiye kubitsa amafaranga y'amanyarwanda, ariko akigira nkaho ataziranye n'abo batekamutwe bandi, hanyuma akamwumvisha ukuntu birimo inyungu aramutse yemeye bagafatanya kubavunjira. Ahita amwereka igifurumba cy'ibipapuro baba barakase neza nk'amadolari, hejuru bageretseho inoti nzima y'amadolari 100. Uwo batekera umutwe iyo abibonye ahita yumva ko icyo gifurumba cyose ari amadolari koko. Mu byo bamwizeza igihe abaye nk'ugize impungenge, bamusaba kujya kuvunjisha amwe mu madolari bafite kugira ngo yizere ko ayo bafite yujuje ubuziranenge. Iyo yemeye bakabikora, bamubwira gufata moto bakajyana ku biro by'ivunjisha Forex Bureau aho bavunja byemewe kandi kuri make, hanyuma bagahamagara moto za bamwe mu bamotari bakorana muri ubwo bujura bakamusaba ko abaha ayo afite kugira ngo bamwizere, nabo bakamuha amadolari bafite cyangwa amanyarwanda. Kubera ko baba bumvikanye ayo abaha kandi bamenye ayo afite yaraje kubitsa cyangwa kuvunjisha, iyo bageze mu nzira baramucika aho bavuganye mu gihe yahagera akababura. Ikindi nuko bambwira imyirondoro itandukanye niyo bafite mu irangamimerere bagamije guhisha amakuru yabo. Umuvugizi wa RIB Dr Murangira Bittier yasobanuye ko abaregwa atari ubwa mbere bakurikiranwe mu byaha nk'ibi. Yagize ati: mu mwaka wa 2018 Gatongayire Isa na Dushimimana Emmanuel bafunzwe bakurikiranyweho gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi no kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya, bakatirwa imyaka 5 bafungurwa mu mwaka wa 2023. Ubu akaba ari isubiracyaha bakoze. Mu mwaka w'ibihumbi 2024 Nkurunziza John we yakatiwe igifungo cy'umwaka umwe usubitse wose mu gihe cy'imyaka 3 azira kwihesha ikintu cy'undi akoresheje uburiganya. Umuvugizi wa RIB yasabye
n'abandi bose baba barariganyijwe muri ubu buryo kuba bagana kuri sitasiyo ya Rwezamenyo cyangwa indi sitasiyo ya RIB ibegereye kugira ngo gikurikiranwe. Yakomeje asaba abantu bagana banki bashaka serivisi zitandukanye kujya baba maso bakagira amakenga, bakirinda abantu baza bigize abagizi ba neza bashaka gufasha umuntu cyangwa babizeza inyungu. Yanashimiye abakomeje gutanga amakuru kuri ubu buriganya kugira ngo ababukora bahanwe. Dr Murangira Biteri kandi yabwiye Inyarwanda ati turatekereza ko hari abandi bantu bashobora kuza gutanga ibirego kuko aba bantu barakekwaho kuba baratekeye imitwe abantu benshi bakababeshya imyirondoro yabo.